wazamuje nawe se akabimbwira. Okay, ngeje muri twakoranye ikiganiro yarakubeshye niba yari yamaze kumwandikisha n'ubuyobozi byose yakweretse bordero se, yakweretse icyo kigo se, yakweretse iki se. yaravuze ati yaravuze nyine mu gihe atarajyayo nyine yaravuze nose urabihakana ko atari yamenya none se niba yaramwandikishije ko atari yaramujya iminsi yari maze kubingara. yavuze ko ngo ubuyobozi bwamushubije umwana koko nibyo bwagize gute suko yareze mamagara umwana wanjye se mwumvishe ko namusize mu rugo we nanjye ntago ndabyumva neza nyine muhamagare basi byumvikane bivuze ko umwana ndamufite ndetse nanamusize mu rugo aranatekanya ameze neza kumvikane mana yanjye mwabakunzi ibintu byo kwa ngo Riva yataye umwana kandi nawe uri kurikoresha iryo jambo nuko ndumva nanjye ari datuma duserera imbere ya kamera jewe ntago nataye umwana nashyiriye umwana papa umuntu uramushyira umwana sibyo aramusiga mu nzu wumva ko kantu kandi umwana n'amaraso yawe yego uramusiga mu nzu undi nawe baragize ngo baramumuhaye abonye uburyo bwo kuba umwana yajya ku ishuri yego sibyo ahubwo yikemuriye ibibazo bye umwana n'isi bindeba. Okay, that's what's up ladies and gentlemen, nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane aho muherare hose, nizera ko mukomeje kugira amahoro n'amahirwe mu byo mukora byose nk'ibisanzwe. Rero is your boy Tupac, channel ni yandi ni Lost Media TV. Nkuko musanzwe mubizi rero tugenda tubagezaho abatunga bagiye batandukanye batuganirira kugira ngo tubashe kumenya byinshi byeberekeyeho ndetse n'abandi bose babashe fatira urugero ku byabayeho cyangwa se kubibazo bari gucamo cyangwa se n'ibintu bari kugira ngo bidufashe kugira ubuzima buzira umuze. Ko mubona kuri screen zanyu turi kumwe n'umukobwa, sinzi niba ari umukobwa cyangwa n'umudamu. Uri umuke? Umukobwa wabyaye. Ubwo umukobwa wabyaye female. Uri umufemere cyangwa uri umumere fi? Ndi umufemere. Uri umufemere. Aha ukaba witwa guterera? Twa Olive. Nkuko muri kubyumva rero tugiye kuganira n'umuntu bita Olive. Nkuko mubizi hari inkuru twakoze y'umuntu bita Blaze, hari n'undi mwabonye twakoze y'umuntu bita Samantha. Ngira ngo byanze bikunze muramenya mwise mumenya Olive wari we ko yavuzwemo cyane. Blaze hari byo yatubwiye kuba bita Fanny. Hanyuma Olive, babwambe na mbere twanje gushimira ko wemeye ubutumire bwacu kuri Lost Media TV. Turagushimiye cyane. Hanyuma kugira ngo tubone ko tugenda tuganira neza, umuntu bita Blaze uramuzi? Ndamuzi cyane. Ni umusaza wawe? Oya. Papa w'umwana wanjye. Ni papa w'umwana wawe. Aha. Hanyuma umuntu bita Samantha uramuzi? Ndamuzi. We ngo ni mukuru wawe yake? Ekareka umushiki. Uko sinzi ko babyita mu masano ariko nzi ko ari mushiki wa Blaze. Ni mushiki w'umugabo wawe? Yes. Ubwo ni ako ntago ari umugabo wanjye. Umugabo ni umuntu babana mu nzu. Ubwo ni mushiki waguteye inda? Yego. Okay. Hanyuma umuntu bita Fanny we uramuzi? Fanny nziko. Ni nyirasenge wawe? Ekareka. Fanny. Asubira Fanny ni iki? Ni nyirasenge. Fanny nziko yari sheri wa Blaze. Mwese musangiye umusheri? Jerega ntago yari sheri wanjye. Mwabyaranye gute? Mwabyaranye gute? Oya nyine ngi naje nsanga akundana na Fanny. Waje uri umugore mutonya? Oya, umugore mutumva kandi urata. Nyine kandi waraje usanga akundana na Fanny? Je nyine naje akundana na Fanny. Ngi naje Kigali muri make. Je gushaka Blaze. Yego. Akundana na Fanny. Waje kumushaka mwana twakundanaga nuko yari yaraneye inda ntabwo uri kubyumva. Wewe yaguteye inda kera araza ahita akundana? Nyine we aza i Kigali. Ubwo aza gukundana na Fanny. Yagutereye inda mu cyaro? Yes. Aza gukundana na Fanny i Kigali. Aha birumvikana. Fanny ntabwo nzi nta kintu ngiye ntabwo. Nta kintu muziho? Nta kintu duhuriyeho. Niwe mugore mukuru ubwo birumvikana? Ngiye ariko ndi umugore wo he. Uri kubishimangira naga ngiye bwa mugabo wanjye. Niwe muntu yarongoye bwa mbere? Kurongora naga ngiye yahuye nawe bwa mbere. Nyine uzi bineze mwabyaye gute? Kuko nago yandongoye nago kurongorwa. Ni nkuko yarongora umugore akamushyira mu nzu. Sibyo? Mwebwe mwarongoraniye hanze? Nese ndagira ngo tuganire neza tubyumvikane neza. Naga ngiye yahuye. Uravuze ngo no yarongoye bwa mbere. Cyeka niba ari ngiye
asundi ibyo bintu turi kuvuga nyine ubwo niwe yarongoye bwa mbere muhita mubyarana hanyuma abona kuza Kigali ariko nyine sinjye yahuye nawe bwa mbere hari abandi uzi se ntabwo nzi ko atari imanzi mwahuye ubona atari imanzi okay ubwo rero bakunzi ba Rose Media TV mu mazi kumva twari kugira ngo babanze basobanukirwe bamenye ukuntu situation iteye hanyuma rero Blaise twaraganiriye ambwira ko yaramaze kuba nkubana n'uwo mugore we ngo bita Fanny basa nk'ababanagamo hanyuma we ngo maze kubimenya ngo bagirira ishyari ngo raza nago bari barabanye nyine niba abana nabanaga byari byibanga genzi ko bari gutegura ubukwe yego sinzi naho bwahereye simbizi byawo yego nje naho mbizi niba barabanaga kuba naramushyiriye umwana ntabwo nari nzi ngabana n'umugore we ngewe hanyuma we Fanny we bakavuga Blaise yatubwiye ko ushobora kuba yenda wamenye ko abana na Fanny hanyuma wowe uza gufata umwana uragenda umuta kwa Blaise uti nawe nakomeze ngaruhane nawe byaje gute kugira ngo ubundi utekereze kwikuraho umwana ntabwo ngiye ibyo bintu ariko nigize mvuga ngo aruhane nawe nuse yari yararushye nyine wewe ngo kubera ko umwana nawe hari ukuntu yakurushaga urabatereka nanjye ntabwo umwana wanjye yigize andushya byaje gute rero kugira ngo wikureho umwana nk'umubyeyi uhita umugenda umuhati mubajugunya tumubwira ati mufate umwana wanjye ese ko nawe ubaye nk'abandi bose njye ntabwo nigize njugunya umwana wanjye uri kumva namushyiriye papa we yego naramumushyiriye ndetse mwese mwarabibonye ntabwo nigize mujugunya rero uramumushyira yego nyine ngaba ari umurera none se si papa we nyine none se wese kandi nawe uri mama we none se yego uragenda nta n'utwende na duke ngo umugire yego hanyuma ngiye nari mumushyiriye by'igihe gitoya kugira ngo wajyanye umwana agasure se oya urazi se ukuntu nari nubundi ngiye ukuntu nari narabipanze ukumva nyine ubundi nabaga kwa mama sibyo imuhanga niba uhazi ndahazi hara kwa Jacques oya none twabaga hepfo yaho noneho ndavuga nshaka kuza Kigali nyine nshaka kugira ngo umwana tuzi Kigali nyine duhige ubuzima kuko mu cyaro nabonaga nta kigenda pe nta kintu na kimwe ndavuga nje Kigali biba ngombwa ko nduhukira muri famille yego gize muri famille nsanga nabo bafite umuryango wo kwitaho ndeba kuba mari ndi kumwe n'umwana wanjye mbona nyine nabo ndi kubarushya cyane ndavuga ati se ko papa wari Kigali ndetse giye no gukora ubukwe buriya nafite ubushobozi bwo kuba yaba mfashije umwana nanjye nkabanza nkareba uko nigenza nagira aho ngera nkavuga ati kandi nsubirana umwana wanjye ni muri ubwo buryo navuze ngo ngereka njyana umwana ntabwo rero najyanye umwana ngira ngo mumujugunye kuba naramumujugunye yari uruhinja rero kuba naramumuhaye angana kuriya si uko kuba kumumuha ari umwana ntabwo ari uko bye byarananiye yego hanyuma rero ugize gutya uramumuhaye nawe arabyakira nyine waje kumenya ko mushiki wa Blaise yaje gutwara umwana biranambabaza ahubwo byatari undi se yamujyanaga aranamwiba ngo iki yewe waje gufata umwana cyangwa yagiye kwiba umwana ubwo nanjye ubwo niho nshaka kuganisha nyine kugira ngo tubanze tumenye neza ese gahunda y'umwana iteye gute nicyo kintu nyine cyambabaje nacyo cyatumye nyine nkoresha uburyo nshoboye kugira ngo nongere nsubirane umwana wanjye yego hanyuma Samantha araje atwaye umwana agiye kumurera nawe noneho ngo uragenda uramwiba asereka nkubwire yego suri umubyeyi sinzi niba warabyaye cyangwa arabyaye aragumiwe okay ariko muri ababyeyi mbana nabo ndababona gutya okay ibaze nawe kubona umwana wawe umuntu araje imbere ya kamera sibyo ngiye umwana wa Oliva nzamufata neza Oliva sinzamumusubiza n'umubyeyi gito uri kumva amagambo menshi cyane ngo kandi ngazaniga nta kibazo na kimwe azagira uri kumva narangiza ku wa mbere ku wa kabiri ku wa gatatu abana baratangiye uri kumva umwana wanjye ari mu gipangu ngo ari gukina n'abandi bana kandi ngo umwana azamufata neza azamwitaho kandi ngiyewe wibuke ko mbere hose yiga maternelle narageragezaga byanga byakunda yego avuga ati si umwana wanjye reba igihe gishize ntago ari kujya ku ishuri ari kwa Samantha nta kintu na kimwe ari gukora abandi bana bari kujya ku ishuri ese ni kuriya bafata neza abana nicyo cyatumye rero nkoresha uburyo nshoboye ngo ariko Samantha avuga ko yari yamaze no kumwandikisha ku ishuri amwandikisha hehe yabivuze hehe se ubundi wazamuje nawe se akabimbwira okay
ngeje ubundi twakoranye ikiganiro yarakubeshye niba yari yamaze kumwandikisha n'ubuyobozi byose yakweretse bordero se yakweretse icyo kigo se yakweretse iki se yaravuze ati yaravuze mu gihe atarajyayo nyine yaravuze nose urabihakana ko atari yamemye none se niba yaramwandikishije ko atari yaramujya iminsi yari imaze kuba ingahe ahubwo uwo munsi ngo yari yavuye ku ishuri ngo mwarayigize umunsi yari byo ku ishuri umwana wanjye aravuga uzambwira ngiye muzane hano umwana wanjye utagira ngo ni ikiragi ngo umunsi yarajya ku ishuri mwaraye mumutwaye si uko se katabyerekanye nose Samantha arabeshya umuntu usenga ntago agira ate umuntu usenga ntago ntabyo nzi njye niba asenga ariko ntabyo nzi asenga mu mutima we anasenga ku giti cye kandi ni akazi ke hanyuma rero ugize utya ngo mutwaye umwana uwamureraga ntago abizi ngo yarabyize no mu buyobozi yagiye kurega ese ni ureka nkubwire niba umwana sibyo niba umwana kuko yari yaramwandikishije kataje byibura ngavuga ati ori subiza umwana cyangwa se ko icyo kigo kitigeze kimamagara ngo kimbwira ati umwana bandikishije hano katari kuza kwiga ko turi kubona iminsi iri kushira katari kuza kwiga ariko hari amakuru nuko ntarayakurura neza yavuze ko ngo ubuyobozi bwamushubije umwana koko nibyo bwagize gute suko yareze mamagara umwana wanjye se mwumvishe ko namusize mu rugo we nanjye ntago ndabyumva neza nyine muhamagare basi byumvikane bivuze ko umwana ndamufite ndetse nanamusize mu rugo aranatekanya ameze neza okay kwa Samantha Samariki hanyuma rero tukwibaza noneho nk'umubyeyi cyangwa umwana ubwa mbere wamujyanye kwa se yigize gutya arongera ajya gutya nyine ari kugomeza ako njewe namushyire umva twumvikane mana yanjye mwabakunzi ibintu byo kwa ngo Riva yataye umwana kandi nawe uri kurikoresha iryo jambo ndumva nanjye ari datuma duserera imbere ya kamera njewe ntago nataye umwana nashyiriye umwana papa we ntago rero namushyiriye papa we ngawe uruhererekanye rwo kwirirwa mutambagiza mu mafamiye yabo sibyo njewe numvishe ko yamushyiriye Samantha nako nubwo yamushyiriye Samantha ngo Samantha yaraje ngabona umwana ngo niba ngo yaramusanze mu nzu wenyine ngi byo simbizi uri kumva ngaramufata aramujyana na papa watabizi yamujyanaga hehe yabyara ngo papa we ura sheri wawe Blaise ntago ari sheri wanjye ubwo nazana nawe ni uwahoze no mu ex wawe nubwo namwitume ni uwahoze ari ex wawe ngo yari umuntu nawe wikundira kujya mu ntuze usibye ko nawe twakoranye ikiganiro bakabihakana arabeshya Samantha arabeshya ariko kuki Samantha akunda kubeshyira sheri wawe ako sheri wanjye wuhe wowe nako kujya nuze Samantha akunda kubeshyira nuze umwegisi wawe ntago mbizi nge sinzi ibyo bapfa ngo ni mushiki we sibyo bafite ibintu buriya baba bahuriyeho n'amaraso amwe nge ntago mbizi niba namubeshyira simbizi niba ari n'iby'ukuri simbizi nge ntago Samantha ajya gufata umwana sinari mari sinanabizi gusa numvishe ngo yaragiye ngasanga Blaise nawe uhari ngafata umwana ahita amujyana yego hanyuma sindanahura na Blaise nge ngo sinariko sibye ko nanabishaka ko umwana wanjye umwana ndamufite hanyuma kugeza ubu ngubu amashuri umunani yaratangiye gutya na gutya gahunda y'umwana ihagaze gute umwana rero nshaka kumujyana i Burundi kwiga kubera ko umwana muri maternelle yize mu Gifaransa yego rero inaha amashuri abiza arahenda y'amaprive sibyo nshaka rero kumujyana i Burundi ndacyabirimo ntago birakunda ariko kubera Imana bizakunda hanyuma none ko bagize icyo kirego cyo kuvuga ngo icyo kirego sundi ko nara ariko reka nkubwire rero reka nkubwire sibyo ujye ushakisha sura umunyamakuru ujye ushakisha amakuru ugenda uyashake umva hasi hejuru wibonere nyine neza ko ibintu bari kukubwira ngiye nabibwe na nyirubwite ese kuvuga ngewe uranansetsa cyane yarakubeshye noneho ese ko narumva n'umuyobozi amamagara ngo wenda ngo uratumiwe wenda hajya bavuga ngo invitation simbizi ubutumire ubwo ngubwo bwo kurega ko narumva umuntu n'umumamagara nyine ko narumva umuntu n'umumamagara ambwira ngo wenda ngo ino witabe bakureze gutya na gutya kuza imbere ya kamera ndagira ngo mbibwire n'abakunzi harya iyi channel yitwa Rose Media TV okay abakunzi bayo sibyo nakaze kubabeshya ngiye nago yigiza ndega nta nubwo afite ibyo kurega
ntabyo afite ararega iki umwana suwe umwana asuwe nicyo cya mbere ubundi se ari kumwandikisha ngo harya ubuze uharya icyo kinyarwanda reka mubwire ubuze inyoni cyangwa n'inyozi urushije nabimenye nawe umwana imbabazi abashaka kugira gute kumwoza kumugira ute kumwoza sawa nyine uzabimenye cyangwa uzabaza abakunzi bawe ko wumva ntuze Samantha yagiye mu muyobozi kurega wowe urumva ubundi yagiye kurega iki mwamutwariye mwashimuse umwana we se yabyaye wa musaza ubundi sabwirwa n'iki kari wa musaza niho yamukuye kandi nawe wagiye kuhamusiga ndabwirwa n'iki kubera ko wahamusize kari wagiye kwa umwana wamusize no sundi gihamye iri he karuwe koko nose uravuga ko umwana atari Blaise se yewe rero urangiye muransetsa sibyo nk'ubwo akazi imbere ya kamera ngo nareze ngo ngiye kurega icyo kiganiro ngena ariko nta nicyo nabonye ahubwo bazagufunga ahubwo rero bafunga ndese bafunga dore ubwa mbere wagize gutya umwana umusiga kwa se none urongeye iyo musize yose ni hehe nyine ni kwande kwa musaza wa Samantha kwa musaza wa Samantha nyine namusize ngiye nafashe umwana mujyana kwande kwa se wiwe kwande kwa Blaise no suravuga iki uravuga iki kandi umwana rero hariho nigize nkuzanira se umwana atajya kurerwa nande na nyirasenge wiwe hari wari umutumye kurera nose wajya umwana gusa rero reka mbabwire iyo umuntu uwo ari we wese asebye cyangwa abuze uko agenza bise navuga ngo uko yitwara muri make ibintu bimugwiririye nagabura ukuntu ahita yiregura yego none urakeka ari umuntu mukuru n'umuntu mukuru ashaka kuza imbere ya kamera nyine Oliver nzamurega azandega nakoze iki ahubwo ngo yarandeze nta muntu uramamagara ko ndaha imbere ya kamera ko yandeze wasanga complication uzikata nzikata njyewe bakakubura njyewe nkazikata nese urakeka kari kiyenda gitera nuze Samantha arakizi ntacyo mvuze ariko arakizi kandi aho uri hose wumve ko n'umutima wawe ugucira n'urubanza hari igihe umutima wawe ugucira urubanza sibyo ukaza ukabura ikintu uvuga imbere y'abantu nese koko kirahari icyo ngicyo urumva ko hari arakizi nta mpamvu rega yo kujyanga ibintu byose ni ugukeka nta gihari inkeka si biki wakibwiye abanyarwanda ntabwo ari ngombwa ngo ibintu byose ubivuge ujujure nyine uvugavuge gusa abantu bagiye bamurikira bagakurikirana Samantha sibyo barabizi bazamenya ukuri barakuzi yego barakuzi yego hanyuma rero ugize gutya watubwiye ngo umwana ngo agiye kujya ku ishuri nubwo bitaracamo neza ibyo ngibyo mwabipanga nyine na se w'umwana nyine nawe byose umwana bivuganye ko agiye kugenda se ariko mana yanjye ubu sahari hajye ngo wamukoresheje ikiganiro ye nawe twarakoranye urumva ko afite ibihe bitekerezo afite amakuru y'umwana sarayazi namutanye umwana nyine amakuru y'umwana arayazi se byibura yigize avuga ngo igihe cy'ishuri kiratangiye reka njye kwiyunga kuri mama w'umwana ndawe basi byibura mugure na kanifomo sibyo cyangwa se ngo nago ngira gute nago mwita kuri telefone ngaraguhamagara ukayikupa yakongera guhamagara ngo hari ibintu washyizemo ngo bitavuga ngo telefone barahita bayitwira wamuhamagariye se tumuhamagara nkamuguhera ukuri kuri kamera ntago ngujya witaba nicyo kibazo akabimbwira neza akambwira ngo nago witaba telefone aba yamamagaye se umva rero reka nkubwire ntakagira abantu bazi imbere ya kamera sibyo numva nangiye no kubabara mu mutima uri kumva imbere ya kamera bakavuga icyo bashatse cyose kugira ngo byibura n'aba bantu babarememo hagati bavuge ati wa muntu ararengana sibyo niba uri umuntu sibyo uzi gushyira mu kuri koko azi gushyira mu kuri yabonaho amakosa ari bayabona sibyo n'akazi imbere ya kamera ngo aramamagara iwacu arahazi sibyo ariko avukira arahazi ndakeka naho ndi kuba ubu ngubu arahazi sibyo aramamagara si Kigali cyane kuza i Nyamirambo kurya nyuma ni iminota ingahe si na bisi abaye adafite amafaranga si yahagera gusa uravuga ngo aramamagara akambura gute none nawe na Blaise nawe ababyihunza bari kubeshya ntago yagize umwato nje sinzi bundi wazabahuje bombi kari abavandimwe ukababaza ahubwo mwese nje nta nubwo nakwifuza kwicarana nawe ariko se kubera iki basi tuzagikora duhagaze tuzabure muhaga yenda kwicara yenda cyakoze uzamuzana abo kuri telefone
ndashaka tuzahurira vis-a-vis yenda tukaganira nayo makimbirane akaba yavamo. Naga ari abana beza, naga ari abana beza. Umuntu uramushyira umwana, sibyo aramusiga mu nzu. Wumva ko kantu kandi umwana ni amaraso yawe. Yego. Uramusiga mu nzu. Undi nawe baragize ngo baramumuhaye. Abonye uburyo bwo kuba umwana yajya ku ishuri. Yego. Sibyo? Ahubwo yikemuriye ibibazo bye. Umwana nisi bindeba. Nago bimureba. Ariko imbere ya kamera umwana ameze neza. Nta kibazo mfite. Aramugurira agapira, amugurira n'ishati, imbere ya kamera ze bicare. Umwana urabona ameze neza, nagakimeze nka kwa kundi ari kumwe na mama ameze. Abakunzi nyine bazabibona bavuga ati sha asigaye ahindura imyenda, Olive yamujyanye cyagiye yambaye umwenda umwe, sibyo? Babibone gutyo ko nabyo baba bazi. Nabyo baba bazi. Uravuga ko abikora se mu buryo bwo kwiyerurutsa. Aseka uri umubyeyi, babarumbwire warya mugasinzira ubizi ngo abandi bana bari kujya ku ishuri kuva kwa mbere kugera uwundi wa mbere. Umwana ari gukina ese undi kavuga ngo umwana yaravuye ku ishuri twamutwaye mu masaha yasangahe? Ngo mwamutwaye gavuye ku ishuri. Saa 5 umwana yavuye ku ishuri. Ariko menya mbwira icyo kigo muri primaire. Sibyo? Oya abantu bataha mu masaha. Oya mbwira icyo kigo muri primaire umwana ataha saa 5. Ntago kibaho. Kimbwira umwana yari ari ku muhanda uri kumva gutya imbere ya boutique. Samata ari imbere muri boutique. Uri kumva agiye no guhaha. No se umwana basi twasanze yambaye uniform. Ngo tuvuge basi ngo yaragiye ku ishuri cyangwa yaravuyeyo. Ko mwajya mushyira mu gaciro mwabana. Ubundi wanamugana. Owe nabyo uza nyine baguhesho umve ngo baguhaye ukuri kose ngo riva n'umwana mubinga ibiki ujye ubanza umenye ukuri aho kuri. Dore ahantu ibintu byanyu bikomereye nk'ubu turavugana ukambwira ukuri nkumva nyine ni uri mukuri, Samata nawe numvaga ari uri mukuri, Breza nawe nkumva nawe ari mukuri, wanyemereye mukazaho. Ndi kurwanya umwana wanjye, ndi kugira ngo ibiki, ndi kugira ngo tuzahure. Njyewe mure ndashaka ko yenda tuzahura wa batatu. Sinzi ntabwo ibyo bintu numva byashoboka. Turabisengera. Ntabwo mbizi ko byakunda. Byakunda nase nagushaka ikibazo gikemuka se. Sinahura nabo. Nagushaka ikibazo gikemuka. Gikemuka gute se? Nyine muhure mu tuganire. Umwana wanjye ndamufite. Sibyo? Nta kindi. Kandi kubera Imana azana bahunga agende ajye kwiga hanze y'u Rwanda. Cyangwa ni mpamvu ushaka kumujyana? Naga ariyo mpamvu ndahubwo nzaba ndeba uwo bazongera gukiniraho. Ubwo wasanga kumujyana kugira ngo undi umuntu uprofitira ku mwana wanjye. Ntabwo bishoboka, nta nubwo byanashoboka. Niba yaranazi ko ariyo show nyine ya buri ntabwo byakunda. Uri kumva ntabwo byashoboka. Mwana wanjye ndi gusenga kugira ngo ajye ku ishuri. Yego. Nibikunda kandi bizanakunda kubera Imana. Nta kijya kinanira Imana. Yego. Iki cyumweru kwanze gishobora kurangira yagiye. Yego. Hanyuma Olive rero dusoza byanze bikunze abakunzi ba Rose Media TV mwamaze kubyumva. Buri wese byanze bikunze niba ari mukuru akurikije ibyo Breza yavuze, akurikije ibyo Samantha yavuze, akurikije ibyo nawe uvuze, hari uburyo bagenda babonamo igihe buri wese agenda akuramo ukuri, ariko byanze bikunze ukuri kuzamenyekana gutse kugize. Oya ukuri ni uku nguku. Ukuri kuzamenyekana kandi niwe mama w'umwana niwe uzi nabyo. Sirebe ibintu mvugiye aha ngaha. None Breza cyangwa Samantha bazaze babihakana. Yego. Babihakana. None kuba naramwibye umwana. Bakunzi ba Rose Media TV. Okay, mumbabarire. Yego natwaye umwana ariko nari mbabaye. Sibyo? Nari mbabaye mfite n'inimba ku mutima kubera umwana wanjye. Ngo mumbabarire kuko natwaye umwana. Ngo nihagira ikindi cyaha banshinze. Yego. Iva dusoza. Ni iki kintu wabwira abakunzi ba Rose Media TV kugira ngo cyukuri kuri ibyo ngibyo? Kandi ubwo nyene nk'ihame ibyo uravuga nibyo nubwo wasanga batari bananze. Yego. Sibyo? Nago wenda bari banze. Nanjye nafite amatsiko yo kukubona. Okay. Ninjye Olive baba bavuga ngo umugore wa Breze, ngo umuntu ngo wibye umwana Samantha. Nago nigize niba umwana wanjye bari kumucanga ibintu byinshi cyane kandi nago mbikunda ku mwana wanjye. Sinkunda umuntu ukinira ku mwana wanjye. Kuko ibyo narwanye ni byinshi kugira ngo ngane kuri nago rero kuba nibindi nagerageza nago byananira pe. Nubwo wenda habaye ikosa ritoya
ariko buriya ikintu cyose kibaho kugira ngo umuntu yige. Yego. Habaye ikosa rito ndagenda mushyira papa we, ni nayo mpamvu ibi byose biri kuvugwa. Yego. Iyo nabikora ntabwo biba biri kuvugwa, ariko mumbabarire kuba byarabaye. Yego. Yego, ntihazongere kugira umuntu uza ababeshya ngo barandeze ngo bagize gute. Umwana ari mu maboko yanjye, nibiba na ngombwa umwana nzamuzana. Yego. Hano bamubone, babone ko nta kibazo na kimwe, kandi nta kibazo na kimwe, umwana ameze neza. Yego. Ndumva ari n'ibyo ngibyo. Samantha, Blaise ntibazongere kubabeshya, bajye baza bababwiza ukuri, mubakunde nk'abantu bavugisha ukuri, ntibakaze bivugira ibyo babonye bose imbere ya kamera. Hanyuma rero Riva, turagushimiye kuba wemeye ubutumire bwacu, kandi tunizera ko n'ubutandukanye gukenera tuza muzambona nta kibazo. Sawa, urakoze rero, ukomeza ugira ibihe byiza, kandi Imana igufashe umwana abone ubushobozi bwo kuba yajya ku ishuri nk'ibisanzwe. Murakoze cyane. Yego nawe.